mu ijambo rikomeye mwavuze umwaka utangira harimo kugaragaza imitwe itifuriza neza u Rwanda ariko no kuyiburira ko bitazayigwa neza ariko hari nabo mwagaragaje ko bakorana nabo babashyikira mwarasobanuye ikibazo cya Uganda mu buryo busobanutse cyane cyane ndibuka nko mu mwiherero nyakubahwa perezida ntabwo nivuga ku masezerano ya Rwanda n'inama zakurikiyeho kuko zarangiye batubwira ko nta mwanzuro uvuyemo babibasubije mwebwe abakuru b'ibihugu ariko ejo bundi mwakiriye intumwa yihariye ya perezida wa Uganda iriya ntumwa ubutumwa yazanye mu gaseke kayo harimo icyizere icyizere kivuze byinshi icyizere kandi kirubakwa utera intambwe imwe ugatera iya kabiri ugakomeza cyubaka kugeza igihe kibereye icyizere nyacyo gitanga n'ibyo abantu bifuza hari ibintu byinshi rero bimaze gukorwa nyine muri iyo nzira yo gushakisha uko ibibazo byaba bihari byaba bishingira ku kuri byaba bidashingiye ku kuri byaba ibyo kwanduranya gusa byaba ibyo kwiyemera byaba ibyo kugira gute ibyo byose biba bikubiyemo bivangavanze ariko nanone abantu bagomba gushaka uko bikemurwa niyo nzira twagiyemo tujya Angola Rwanda muri Angola inshuro nyinshi cyangwa abanyangola n'abanyekongo DRC bafatanije baje kudusura bagiye gusura Uganda bagiye bakurikira ibiriho kugira ngo iryo pfundo rishobore gupfundurwa bizakomeza kuko ubundi nanone n'ibya bino navugaga abantu sinzi hari ubwo bintu bitagenda nk'uko bikwiriye kandi ubundi byumvikana ariko ukuri ni uko yaba u Rwanda yaba Uganda sinshidikanya ko twese twifuza amahoro byaba ko twaba dukundana cyangwa twangana cyangwa icyo ari byo byose nyuma yaho ibyo ari byo byose dushaka amahoro buri wese kugira ngo ashobore kwikorera ibyo yifuza bimureba n'undi akora ibyo bimureba ariko hagomba kubaho amahoro ibyo nibyo bishingiye kuri aho ngaho intumwa ya perezida Museveni yaje kundeba nibyo nahuye nayo nabyo ni muri iyo nzira yo gushakisha twubakira kuri ibyo bindi byagiye kuvuga rero ngo yahaje intumwa yahageze icyizere cyabonetse ntabwo nibwira ko ari uko nabivuga njye nabivuga ko iyo n'indi ntambwe igomeza guterwa muri ubwo buryo bwo gushakisha icyatuma ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba gihari gishobora gukemuka kandi nyine ibyo biva mu bantu kuvugana kuganira niyo mpamvu yewe mboneye ko hari intumwa igiye kuza kugira ikivuga ku bijyanye n'ibyo bibazo ntabwo nakwanga kuyakira ngomba kuyakira nkumva ikivuga nkayibwira icyo ngomba kuyibwira kuko ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi ntabwo ariko icyo gihe ngira ngo nk'uko bisanzwe tugerageza kuvugisha ukuri uko twumva ibintu ndetse no gusesengura inkomoko y'ibibazo cyangwa ibiriho ubu ngubu uko twabikemura iteka iyo twabonye amahirwe tubibwira abo tugomba kubibwira niko byagenze rero twagize ikiganiro kibwizanye ukuri ariko ikiganiro ubwacyo ntabwo bihagije ugomba kugira ibiva mu kiganiro ubwo ngira ngo nabyo bitewe n'uko wabihereyeho kuva na mbere yaho n'igihe kizaza n'ejo twe ku bintu bibiri dukomeza kubwira abantu kugira ngo batwumve baduhe amahoro kandi natwe sibyo ko tuyakeneye ndibwira ko nabo bayakeneye ikintu cyo cyifata ry'abanyarwanda rya buri munsi rya buri wese uko aho bashakiye bakubitwa bamburwa ibyabo ukabaza n'impamvu ikabura
ariko birimo urwango, birimo ibintu byinshi, kandi si umwe, si babiri, si 10 gusa, si 20, bagera muri 100, bigakomeza bigashakira no kugera mu 1000. Ibyo kugira ahantu igihugu gihiga abanyagihugu cy'abaturanyi n'iki kuri ubwo buryo ntabwo byasobanuka, sinzi impamvu yabisobanura neza. Abandi bakavuga ngo abo bagiye gutata iki, gutata iki kirimo abana, kirimo abagore, kirimo abagabo, kirimo abantu batazi no kwandika no gusoma, birimo abantu bari aho bashakisha uko biberaho, nk'uko hari abanyayuganda benshi bari hano, murabazi, bari ahantu hose, twe ntabwo tubakoraho, ntacyo. Ubu natwe twabaye uko nk'abandi uko babaye, tugatangira guhiga abantu gusa, tubavuga ngo wowe nturuba hano, uri umutasi, turagufashe, turagufunze, tukwambuye ibyangombwa, hanyuma niturangiza. Ni ibintu bitari ngombwa, kandi ntabwo numva ukuntu abaturanyi babana batyo, ubundi biragoye. Naho ibindi byaho twahereye, icyo ni kimwe navugaga dufite. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ba bandi bavugaga umuntu utifuriza u Rwanda ineza, wavuye hano, ndetse biturutse no kuri za mpamvu rimwe na rimwe navugaga, uhunze hano kubera ko atishimye ku giti cye, cyangwa yabajijwe inshingano, cyangwa afite uko atekereza kundi kwese, agasohoka mu Rwanda akajya hanze, noneho ikindi gihugu kikamwakira kikamufasha kujya gutera u Rwanda cyangwa kugira nabi u Rwanda. Ibyo bintu bibiri twe nibyo twabwiye abantu ngo ibi bidakemutse hari ikibazo nyine, kuko ntabwo numva ukuntu igihugu duturanye cyakorera u Rwanda rutyo. Tukanababwira tutari twebwe ibyo ntabyo turimo, ntabwo twigize dufata abantu banyu ngo tubagirire nabi kuri aka kagene. Ibyo mwabigize ihame ku ruhande rwanyu ko ugomba kugira n'abanyarwanda, cyangwa ntabwo twigize na rimwe dushyigikira ababa bafitanye ibibazo n'ibyo bihugu bindi. Kuki twebwe? Ariko niba wibuka kera nabwo nigeze kubwira abantu nk'ubu mbabwira, ariko uzi abaturanyi, ufite inzu ishakaje ubwatsi, nyakatsi, nawe ukagira indi nzu ishakaje ubwatsi, ntabwo mukinisha umuriro, kuko ntabwo wowe mu nzu ya nyakatsi utera amakara yaka ibishirira, cyangwa ikintu cyaka ngo utere nyakatsi yanjye, nawe birakugarukira. Icyo narangirizaho, abandi bavuze bariya bahora bahunga benshi, ngira ngo murabibona za televiziyo n'amaradiyo, abamaze gufatwa n'abamaze kugarurwa. Ikibazo ubundi turakigerereye, cyari bikeya naho ibyo nabasezeranyije, nababwiye, twavuganye n'abanyarwanda bose. Umuntu abwira, umwe navugaga ubwira ntibumve, ukabereka ntibabone. Icya mbere ni uko ntacyo bageraho na rimwe, n'abo babafasha ntacyo bashobora kubagezaho, ntibishoboka. Ibyiza rero ni uko, ariko kandi tukanabahamagara tukavuga ngo nimutahe, muze, ubundi ibibazo mufite n'iki. Ariko niba warabonye ejo bundi muri bamwe bafashwe bagaruwe, harimo n'abafite urubanza rw'uko bagize uruhare muri jenoside, nabo turabafite. Icyo gihe bazanyura mu butabera. Hariho n'abari baraciriwe imanza ahubwo bari hanze bishe abantu hano. Ibi byose tuzashaka uko tubikemura. Abandi bari bafite intwaro, bamwe
bateraga igihugu, ari abajobundi ba Kinigi, ari abanyuze za Nyamasheke, ari abandi bahereye za Nyaruguru, Nyamagabe, muri ibyo bice. Ibyo nabyo no mu bihe bizaza abashaka gukomeza kunyura muri izo nzira bagira bati kuko nabo turacyabibona, baracyagerageza, nubwo nabo nabagira inama nabwira ngo babyihorere, bariteza ikibazo ubwabo batazashobora gukemura, ariko n'ababashyigikiye nabo bagiye bibuka ko bari muri nyakatsi. Ariko igihugu cyacu turagenda tukivana muri nyakatsi buhoro, tucyubakisha ibikomeye, udapfa gutwika gusa gutyo.